Guys twongeye kugusuhuza aho ukurikirana Kazingamba TV. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho byihuse kandi no kunzogera. Amakuru mbazaniye ni inkuru ibabaje y'urupfu rwa Vava. Dore Imbogo mwakunze ku izina Dore Imbogo, muramuzi mu ndirimbo nyinshi yaririmbanye na ba Bruce Melody, yakoranye amafeaturing n'abandi bahanzi. Dore Imbogo yapfuye, icyo twamubwira ni ukugira iruhuko ridashira pe. Cyateye rero Dore Imbogo gupfa, bamwe bari kubishyira kuri mpano y'Imana ngo hari amafaranga yamuhaye, ariko ntiturabimenya, turi gushakisha amakuru byihuse, ariko amakuru atugeraho tugomba kuyabagezaho kuko duhari ku bwanyu. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe kugira ngo amakuru agumye kugereho neza kuri iyi channel Kazingamba TV. Ngomba kukugezaho amakuru rwose guhera ku ntangiriro kugera ko byagenze nuko byarangiye, cyangwa dusanga ari za plaque z'abasitari batangaje ko Vava yapfuye kandi ari muzima, nabyo tugomba kubibagezaho. Rero Vava mpano y'Imana yamuhaye amafaranga ngo ageze kuri 2 miliyoni, ngo nicyo cyatumye Vava ajya mu bitaro, ageza naho abura imiti kwa muganga, babura uko bamuvura rwose. Vava yitabye Imana rwose. Ni inkuru ibabaje tumenya muri iki gitondo, ariko amakuru tugomba kuyabagezaho uko bikwiye rwose. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe kuri iyi channel Kazingamba TV.